kuri mike zacu nabandi mukurikirane Pass TV twongeye kugaruka tubasuhuza tubabwira ati mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza. Hari byinshi twaciyemo mu buzima, hari byinshi tugicamo mu buzima. Niyo munsi tuvuga ngo ejo hashije n'amateka. Uyu munsi wacu uyu munsi ni impano, ejo hazaza ni igitangaza. Ariyo mpamvu byose byitwa ko ari present. Ni umunsi ni present. Abari hirya no hino, abari hirya no hino mu gihugu, abari mu mahanga, abari mu Rwanda n'abandi bari iwabo mu ngo zabo bagiye batuje, tubasabye gukurikirana kino kiganiro cyacu cya Pass TV. Twongeye kubasuhuza. Dusuje umuntu wari wese ukurikiye kino kiganiro mu diaspora ya Bunyarwanda muri rusanze cyangwa mu munyamahanga n'ubasha kuba kumva ikinyarwanda. Turamusoje. Uyu munsi twasuwe n'umusore mutoya bita Tuni Gengo. Ni Tuni Gengo. Twamusanze iwabo. Kuri mike zacu mukamuri kutubona, reka tugerageze tumuganize twumve. Salamu. Isabatu Amakuru. ni meza narebe man. Uri umusore muto bakita Tuni Gengo. Tuni Gengo. Tuni Gengo. Iyo zina Tuni Gengo rikomoka ku kiki kirimi rikomoka. Tuni Gengo. Tuni Gengo muri zina Tuni rikomoka ku izina ryanjye. Aho kugira ngo mvuge nyine Tuni kugira ngo rivugike nongeyeho Gengo. Kari by'imyaka nyine n'iki. Wongeyeho Gengo kari by'imyaka neza. Kugira ngo rivugike neza fresh tu. Twasanze ufite impano zigiye zitandukanye, impano yo kuririmba. Impano yo kuririmba numva urarapa, ufite impano iri hejuru cyane. Mu byo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi mu buzima busanzwe, ni gute uvanginga n'umuziki wawe? Ibintu twabonye nta muntu aremerewe gukora indirimbo hanze ku giti cye atari kumwe na groupe nyine twakoreragamo. Byabaye ngombwa ko tubavuga ati mureke tujye dukora single nyine buri muntu ku giti cye, ariko tujye nyine n'indirimbo duhurizamo nuko dukora. Batakora ku giti cye akora n'indirimbo duhurizamo nyine tu. Ndumva mwese mukiri kumwe mutarigeze mutandukana. Ako nyine mwese mwakora ku giti cye kenshi. Muri groupe y'abana baririmba kandi bafite impano, bafite umurava wo gushaka kugira aho bashaka kugera. Ni iki mwumva mu buzima bwanyu nshaka kugaragariza abanyarwanda kugira ngo babone n'itsinda rishyashya ribashe kuba ryakabuka ry'abana b'abahanzi? Tujya kugaragariza abanyarwanda, dushobora kubagaragariza ibishya bundi muri byo mu bahanzi batari baziho, tukabihindura byinshi. Ibishya se ni nk'ibihe ushaka kugaragariza abanyarwanda? Twebwe nyine ibishya barabizi, abahanzi b'ubu ngubu bose bari kuza nyine bakunda zino njyana za drill, sibyo? Nubwo zo turirimba ariko ntabwo turirimba mu njyana zino drill nk'izo ba Kevin baririmba cyangwa bari abakenikishati. Turirimba drill ziri green. Wadukubishiraga wadushyiraga kera tukumva. Okay. Kagakubite gatoya narebe. Ntumbona narasa ntunyite imbubu cyangwa igisambo mbabiga hiti gukora cyane niko bizazunyite kabare cyangwa kaba mbonye nabe jya ngujya mushwe nawe jya ngujya buruga ngacaka hiti nabyo mapiki nabyo mapiki nzani tonze byenje bigeka nga benshi bisura gira ngo beshi byenje bidivugira byenje bidiharije bisura gira ngo beshi bisura gira ngo beshi bisura gira ngo beshi ibirangira bro. Ati bisura gira ngo ngubeshye ni ibirangira bro. Ari ibintu biba bigoye. Yarago bigoye cyane. Ati ni ibirangira bro. Urara amagambo uri kuvuga ngo ngiye nabasha kuyasubiramo. Egos? Ntabwo nabasha kuyasubiramo. Ya magambo aroroshye mani, na magambo yumvikana. Nkuko abantu benshi babona umuntu agenda mu muhanda batadukina akora bakavuga turi mwana n'umujura n'ingegera. Niba numbana narasa nunyita imbobo cyangwa igisambo. Ese muri studio ukoreramo atari ibanga cyangwa atari ibindi, studio ukoramo uyishyura ngaho? Igihe nkoreramo nishyura amafaranga 35. 35. Wagwa se promo kaza wishyura 20,000 kandi umuntu akagushaka kugera muri studio nzimirenze. Nta ribi nabyo byaba ari fresh tu. Ukishakira 20 ukazwishyura andi yose nkazanya kwishyurira. Nta ribi nabwo byaba ari neza tu. Ndumva ufite impano kandi impano ufite ntabwo ari hano hafi, ni impano idasanzwe kandi imana yahaye umuntu abashe kuba yikoresha. Uyu mwana mwemeye kubera impano ye n'ukuntu zigiye zitandukanye, mwemere icyo kintu ndacyemeye. Ugomba kumujyana muri studio irenze agakoramo indirimbo yiwe. Ariko numvishe indirimbo biryoshye baduha kandi gapera. Kandi gapera gatoya. Tuni Gengo. Story y'igihugu intera kuza muri vendeda kuvira ubengeda
nk'iya mandeda ndakora ariko nkatendeda mu by'ukuri nabyo kwiharira cyangwa ubona abana barira n'abanyarwanda dushima Imana tuve mu mwanda nibaza bigireho abahanga ngo nuko baturuka imahanga nsoma amagambo batwandikaho basubiza nakozeho make him show ati make him show nakuze barira n'amagambo make him show noneho utundi n'utundi tukaba turi iruhande rwanyu mukaba muri kuri mike zacu mukaba mudukurikira kuri Pacific 5/5 tukaba twaremeje kubaha byishano bigiye bitandukanye tuzaha amafilimi tubaha amakomedi tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye tubaha impano zigiye zitandukanye buri mpano yose tugenda duhura nayo tugomba kuyakira ntabwo tugomba kwisubiza inyuma kandi tugomba gukora cyane kugira ngo abanyarwanda bashe kutumenya ducya dufite tugomba kuduheraho tukatubyaza umusaruro karuka turi kubona umusore wacu tunigengo mu buzima bwe bwa buri munsi iyo wariye neza uba wariye iki iyo nariye neza ubundi ngiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi ni nk'ibiryo nkunda bundi mbiriye nkumva ko ari fresh shangiye numva nikondera imyumbati kabisa kuyibona n'ikosi ni rimwe na rimwe ati kubona imyumbati ni ikosi ni rimwe na rimwe ese ko nagusuye hano none ubwo uhakugura imyumbati ukayiteka waba ari umunsi mukuru tubashe kuba waba ari umunsi mukuru kabisa uteguye ahangaha ni umunsi mukuru ni show tubashe kuba twakora mwebwe mukurikiranye mike zacu cyangwa kamera zacu uri ku buhanga bw'ibyuma akaba ari umusore wanjye akabita ngo nimba ari nimba sinzi ibyo ashaka kuvuga reka nawe tumusuhuze reka dukomeze mu tuntu n'utundi mu buzima bwawe uvuka n'abana bangahe mu rugo turi abana babiri b'abahungu gusa muvukana muri babiri gusa turi babiri gusa kuri papa na mama numva viyo yarifashe ntabwo ari nka tuvuka turi 8 tuvuka turi ikipe ya basket dufite n'abasimbura mwashinga ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport twayishinga najya kureba mama wacu tugakomanyaho nafite abandi nka bangahe ikipe ikaburuza akababonetsemo n'abasimbura b'uwo munsi reka tukomeze mu tuntu tundi tugenda tumenyaho kubarushaho tundi ngo mukamutuye hagana mukamuherereye hehe abanyarwanda bashe ko bamenye ahantu mutuye icyo mubasha gukora ni ikihe twebwe nyine nuyari ya Nyanza ya Kicukiro ntabwo byinshi turabigeraho gusa turi mu ntego kubigeraho nicyo wataramiriza abanyarwanda nabatangariza icyo nabwira abanyarwanda nyine nuko nje gukora kandi ngakorana imbaraga n'umurava kabisa nta gucika intege kandi nabyo nabasaba nuko babimfashamo ese mu mpano yawe ufite ababyeyi bawe bajya bagerageza kubigushyigikira cyangwa wowe bwira ukuntu baririmba cyangwa ababyeyi banjye baranshyigikira bikomeye cyane baragushyigikira bikomeye cyane ntabwo banshinja barambwira ati komereza aho urebe ko impano yawe yagira yigera base iyo ugiye muri studio ntabwo umubyeyi wawe hari ikintu agufashaho ukabona umwana wanjye hari byinshi ashaka kugeraho afite achievement nyinshi cyane hari ibyo uzahura nabyo bikugonga ariko ugerageza kuba ugenda ukomera ufata imbaraga iyo ndi stu nyine ntabwo umubyeyi wavuga ngo umubyeyi wajya kumwaka amafaranga muri iyo stu ntabwo bibaho kabisa ni uri mu studio ese umuproducer ukuriraga muri minsi yitwa nde Tayiga akurira ngo kwirebera njye naguhaye impano naguhaye n'uburyo bwose nshaka kujya muri studio zirenze ufite impano indirimbo zicuranze kuri yasinze ishaka kuko indirimbo za ndumva ari ibishinwa kandi ari ikinyarwanda hari ukuntu bacuranga biti ukumva uyigukorera kukwikiza indirimbo nshyashya nyine nakoze yasubiyemo kabisa irakosoye yo kabisa bayita Anifa niyo umuniga nyine wanjye washwanye n'umukobwa bakundana arabimbwira nyine numva nyine mu gihe cyo namufasha nyine mugira inama ukenge ndirimba nyine mbwira umukobwa ngo mukunde none umuhungu asa nkaho ari kubisaba imbabazi ni nko muri ya boro hajya bahita gutega hari byinshi twagiye duhura nabyo hari indirimbo bajya guhimba imara bita gerega shenje kimwe Sipiriyane mu buzima bwacu bwa buri munsi hari byinshi tugenda tunyamo hari byinshi bitugonga tukaba tugezeho uri kutubwira ati dufite indirimbo nshyashya harya ngo bayita Anifa
anafarimbiraga umujama hariya umujama wanjye nyine mu bibi yaramukatiye umujama wanjye azanira agahinda bya danje arabimbwira nyine tuvuga tuki nari nyine ihangane niko byagenda nta kundi wabigenza mpitamo nyine gutangira nk'ariya ngoma yitwa Nifa atabizi nawe utumva kumva ndirimba Nifa nyine okay nasaga nk'uwivuga ariko ndi kuvuga uwo mujama wanjye tu target yari kuri uwo mujama wawe uwo mujama wawe se mwinjira mu wundi umukiri batoya mubona muzabishobora nanjye sinzi bo bazabishobora cyo bambariza nada kubikuramo wese urimo wibwiye abanyarwanda kuri Tuni Gengo kandi babwira ko Tuni rituruka ku izina buke baba bakwise ese amazina bwite bakumenye yabwite na yaye banyita Naituriki Idris banyita Naituriki Idris okay amazina y'ababyeyi bakwise mu musanzwe atari Tuni Gengo na yaye Naituriki Idris ati bamwita Naituriki Idris uyu ni Idris muri kuvugana ese uri umwisilamu nari umwisilamu mbere ariko narabiretse heze n'ubwo uri umwisilamu kandi numva ngo ni umudive kandi ngetsenga mu badive kwa gatandatu hajya ngo ingo nidatetswe neza irabiha sunizi guteka ni gake tubako nyine cyo nateka nk'ubugari bwo ntabushobora ubugari bwo bwabishobora ubugari ngo nibyo biryo bikomera guteka reka ubugari ntago bikomera kabisa ntabwo ubugari bukomera ariko buri ubugari buri mu biryo nkunda wowe urabikunda cyane kandi ushobora guteka ukunda imyumbati ese ni ikihe kintu abanyarwanda bakureberaho cyangwa bakumenyeraho nawe yewe mu buzima bwa buri munsi ni ikihe kintu wumva wabereka bashaka kumenyeraho cyangwa icyo wabasaba icyo nabereka icyo nshaka kubereka nyine nshaka kubereka ibikorwa by'indirimbo zanjye nkora kenshi na kenshi urumva nta kintu nshaka kuzakora nyine ngo bamenyereho wapise nyine kuki mu ndirimbo nyine tu nshaka kugira ngo ari ingoma bo nyine icyo nabakora mfite YouTube channel bita Tuni Gengo Official icyo nabasaba no kugenda bakora subscribe bakagenda bakora subscribe na comment na share na like murabona ko ari umwana muto ufite gahunda yo kuzamuka kandi ufite impano kugira ngo yegese kure cyane hari benshi bari kukubona biteguye kuba bagufasha umva ashaka gufasha na rebo abarizwamo cyangwa iki uyu mwana ari available ese wakunyuka dufite kandi gapera gatoya ucomeka hudi bitondo warning step nizombatamo zamuka kusuvu gang bitches image ni yoro kumutima Nadia kugasima nuvuga cyane zacicika nuvuga cyane zacicika comoka udu mu gitondo warning step nizombatamo zamuka magambo ngiye abagira ngakanja abahishe n'ibintu byinshi ni muto afite impano kandi aracyashaka kwireka abanyarwanda shaka kutwereka icyo ari cyo natwe twamufasha mu cyo ari cyo wowe dukurikiye kano kanya cyo twibutsa kora subscribe like and comment kugira ngo ubashe kubona n'ibyiza bigiye bitandukanye twaje tumaze iminsi duhagaze twaje ariko tuje ntabwo tuzongera guhagarara tujye kwa byinshi cyane bigiye bitandukanye amakomedi amafilimi ibiganiro n'ibindi bigiye bitandukanye byose tugiye kwiba kuri Past TV mwebwe mudukurikiye kano kanya mumenye ko impano z'abana zihari kuko impano zihari impano z'abana impano y'Imana Imana yaduhaye iyo tubashe kuba twayikoresha uyu musore turi kumwe muri kano kanya ese wambwiye ko usenga mu badive data twese uri mu ijuru ine by'abagatolika none dusengera isengesho rimwe ry'abadive naturimba kanimbo kamwe kabo icyonzi cye kuza n'indirimbo yabo ngaho turi yogejwe na Yesu watumanye mu gihe abandi bahanzi bose birahira ko babanje guca mu makorari ariko Tuni Gengo we ngo yogejwe na Yesu nabyo biramunaniye yakogesheje iki se nagomba amaraso yese wigize uhura nayo hano kwise kugiye kuyakogesha kweka indirimbo ariko
Okay, dukomeze tundi uwo mwana muri kumwe ni Pasi ubasha kuba yabaganiza reka tujye mu buzima bwa Tuningengo atubwire ajye kutubwira ubuzima bwe bwite yihariye turamuha umwanya w'umunota umwe cyangwa iminota ibiri atwibwira kugira ngo ibindi byose bibashe kuba twakomeza tube twanamusezerera. Ubuzima bwanjye bwite nyine ubundi mu buzima bwanjye navukiyeho bita Gikondo mu Karambo nyine nakoreye Gisipo. Nuko nyine nakuze wenda sinakuriye ngo ndi umwana mu bakire urumva sinakuze ngo ndi iki nakuriye mu buzima bubi bwa danje buriya ntago nakifata ngo mvuge ngo ntago nzi ukuntu kubwirirwa bimera kandi narabwiriye binarenze nkanaburara kishi nagiye mburara kishi nkagenda mbwirirwa kandi kubera suko kuvuga ngo wenda urumva ngo twari tubifite suko byari bihari pe urumva ariko nyine namara ari kumenya ko ntaho twari kujya gusiba ko twabwiye cyangwa tuburare wenda ejo twari kujya urumva twakuze nyine ubundi muzanga dukodesha tutaragura inzu yacu nyine dukodesha aho tubaye nyine ba nyiri inzu numva sinzi ukuntu babigira bundi tu ugasanga bisashije wamara ukwezi cyangwa ukwezi kwashira amara nk'iminsi 2 utarabishyura usanga ni ibintu bibi cyane sinari nkuze cyane ariko narabibonaga pe ugasanga mu rugo barahangayitse ugasanga nanjye ni ibintu nanjye nabonaga nkavuga ati ubuzima tora tuzabushobora koko nibwo ejo bundi muri 2019 twaje kugura inzu tuyigura ari inzu atari nk'ari inzu bwo twaguze ikibazo kirimo nk'inzu sugemeze no kuzidushe bundi bimeze abarayubaka nyine turagenda inzu bariyubaka yajya kuzura bakayisenya y'amafaranga nabwo barabonye yo kubakisha gashirira aho ngaho tugasura muri bwa buzima bakaba babiretse ukongera bakubaka bakabisenya tugasura muri bwa buzima ugasanga kurifashe kugira biretse ngo ugiye kubakisha inzu kabisa usanga ni ubuzima bugoye bwa danje kabisa turayubaka inzu ubwo turayubaka sinzi kandi nabonye irangiye barayubatse umunsi barayubatse nijoro bona tugiye bo batayisenye nabwo baje kwisenya basanga tuyirimo nyine nibwo nyine mu rugo baburanye baravuga ati nayo basenye nyine bagiye kubasobanurira baravuga ati baratureka akuva uwo munsi kugera ubu ngubu kabisa ndongera kubona kabisa nshima Imana wallahi ushima Imana ubuzima bwongeye wakomeje kubona nabo ese ni izihe mbogamizi wahuye nazo cyangwa urugamba uhura narwo mu buzima bugenda rukugora yaba ari ku ishuri ryawe yaba ari hose warusanzwe urugamba ry'amara rwo mu buzima bwanjye ni ikintu kimwe noneho ko mu rugo nyine turi abana babiri mfite mukuru wanjye noneho we ntago we nyine ari umuhanzi wafite impano yo kubyina noneho we kuko mu rugo sinzi nanjye ukuntu mbona iyo muhaye amafaranga wenda nanjye mbashaka kuba yama ugasanga we barayamuha cyane nanjye ntabwo gukunda kuyama usanga rwo rugamba ngiye muri amatanye nshaka nanjye kubaha amafaranga ngo ngiye gukora buri munsi nk'uko nawe yakeneye wenda kujya kubyina barayamuha akajya gukora kuko we ashobora kudakina amafaranga menshi ariko njyewe niba yakeneye ukavuga ngo nayifite kandi nawe yamuhaye se urumva wabimbwira njyewe ntabwo bibaho murahanga iki kintu mu buzima bwawe n'ikikubera inzitizi mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe ni ikintu bita kujya kuri kodinga cyane kugira ngo mbone amafaranga birangora kugenda agakora ibintu bizima kabisa uzaza ushaka kujya kuri kodinga nakubwiye ngo ushake 20 yuzuye numva ko umbwiye ati ndredi nusaza ubona ayo 20 umbwiye ati ndredi nanzaza nk'ukubitira nk'inganje yose ishoboka tukujya muri studio recording nagiye kizagico kinini cyane tutayikora clip iyi akaba ari part 1 ya Tuningengo tubashe kuba twakora tuzabaza na part 2 turabumvisha indirimbo ze mwumve drip driziwe kunazigwamo ajya muri drip yaba dream mwumve kunazigwamo mwumve ko umwana afite impano kandi akwiye gushyigikirwa udukurikiye kano kandi twakwifuje gukora tukusabye gukora subscribe like and comment ibindi byose birakenewe murakoze cyane ya Tuningengo
nanjye nkaba mbasezeye yawe pasi mwari mukurikiye kandi kuri kamera zacu mwakoze cyane.